guys, twongeye kubasuhuza cyari Lam TV nk'ibisanzwe twongeye kubasuhuza uyu munsi rero nabazaniye abastari bamwe muri filime bari guhitinga kuri uyu munsi kuri Lam TV bari kugenda bazamura impano zabo murababona imbere yanyu umunsi none nagiye inyuma kamera ntabwo munkira nirita nk'ibisanzwe so nabazaniye abatumirwa rero na muri showbiz uri yawe ntabwo muzi izina kabisa yabakwita nde Muvandi. Okay, ano byiza cyane. Ngiye nk'ibisanzwe baranzi. Ubundi ngiye Aliane. Yego. Aliane amazina yawe bisanzwe. Amazina bisanzwe ni Aliane ariko ngiye ubundi ryo mba nshaka ko riba ryayitinga niryo nyinisha mu mafilime ajya atandukana. Ubu muri Miss uri gukina witwa Aliane. Yeah. Aliane sava. Sava. Meze neza. Meze bo. Bariza abantu ngo mwanyweye amata ariko wenda abona usanga amata n'ubundi ntabwo mbikubaza. Cyane ngiye nsangayo. Yes, ariko iruhande rwawe hari umwamikazi uhicaye rwose ubona ko ibyo byose ataba umwamikazi yawe umugabekazi. Umeze mami. Meze neza. Konje cyane ra. Ni imvura njemo. Wow! Umeze ute witwa nde nyine dukeneye kukumenya muri Raisa Media. Nitwa Mama Cyangwe. Mama Cyangwe, ako nawe urakeye. Hari umuntu ugize kubwira wambaye neza. Urasa neza. Ubaze muri gusa nkama. N'abafana baraje babibabwiye. Abo bana bakuye heri. So rero uyu munsi twaje muri byacitse naje kwibariza aba kinyi ba filimi kuko benshi niho mbazi baranatubwira niba hari n'ahandi hantu twajya tubashakira biremewe twajya tujya kubashaka. So Aliane ari nawe Aliane uyu munsi se muri gukina iyihe filimi none ho mudufitiye kabisa cyane nge nshaka kubwira abafana ba Rise Up Media pe mbabwire ngo dufite filime n'umuriro pe iyo filime bayita urumuri mu mwijima umuntu wese ushaka kuba yakiga ubundi buryo bwa sinema ayikurikirane yego ni naho twarebye tukavuga ati se koko nuwuhe mufana ushobora gukunda filime ku buryo yiyumvamo ko ashaka kuza kuyikina tuba tujye munsi hepfiriya tuba turebye umufana kabisa uri kubitwika akaba ari we Mama Cyamamare muramubona Mama Cyangwe umeze neza cyangwa mu kabana nyine mera nka Mama Cyangwe useka neza cyakoze pe asa neza kabisa asa neza pe ibaze kuri gutuma nyine mvugishwa ndi umukobwa ibaze yala nanjye navugishijwe nyiti mubona ko n'ubwa mbere ibonye yambaye neza noneho cyangwa muri mu mwijima ndi kumva se ururimo uzarugaragaramo cyangwa sinzi uratubwira muri mu mwijima ni filime nziza narayikunze muri mu mwijima nyine mu bantu barimo nzagaragaramo. Wow! Ni byiza cyane kabisa. Noneho Aliane yaje atwika ikimanukira Aliane we. Azakina ari mama wawe azakina mwanganye mutunyurire ngo nyine muri neza neza. Aradukomye azakina ari muka data. Nanjye nka kameramani hari akabazo k'amatsiko nshaka kubibariza ntabwo babakinnyi ba filime. Ni iyihe nama ki cyangwa se ni ubuhe bukangura nyine ni ikihe kintu cy'imuguro mwahereza abandi bantu bashaka gukina filimi abari cyangwa se abategarugori mwababwira ngo biravuna cyane nibazaze cyangwa mwababwira ngo rikaribu muzana bakira Okay murakoze cyane ndakubona nyine Mama Cyangwe hano rwose yifite isoni ariko ntago mbanza ari imbe atubwiye Aliane wowe watinyutse kamera ako reka njembe navuga ku bantu bakiri hanze ku bantu bagifite ubwoba bwo kuza gukina filimi kandi bo biyumvamo ko bashoboye hano muri Rise Up Media twe turakwakira turanakwigisha kwactinga ariko ngo numvishe ngo batanze promotion cyane se narenzi ko utayibonye bayitanze
niba ari ibintu ahubwo nashishikariza promosiyo ngo nta biciro bashyizeho ngo n'ubuntu bakakwakira cyane upfa kuba wateye intambwe ubundi nimba na Yesu yaravuze ngo tera intambwe imwe izindi 99 Imana irazi ubundi ni wewe hangerita jewe mana abatekerereje imara kubona yuko buri muntu wese yemerewe ese buramuhera ku myaka 18 nkuko mwabivuze kugeza kuzamuka dore ku myaka 18 kugeza ku rugero umuntu wese yiyumvamo Imana ntago tureba ngo nabasaza oya aho sogokuri uzi ongwa agenda guha ibitekerezo bikomeye byo kuba wagendera ese wowe uzi nanjye hari nyogokuru arambwira ati arabikunda pe yarambwiye ati hari umwana witwa Rita wowe respect kuri we ndayiguhaye nubwo nyiguhereye kuri kamera rwose nani kameramani nongeye kubasubiza so rero twari tugiye no kuganira ku byareza ku media uyu munsi nibwo numvishe bashyizeho itangazo ngo buri muntu wese wiyumvamo Imana yo gukina filime buri muntu wese wo gukina wiyumvamo Imana yo gukina filime ni karibu muri Rise Up muri gushaka abakinnyi bangahe se ngo ntazatangwa kuzana sogokuru wanjye buriya mugira umubare mugarukiraho cyangwa bazaze nta kibazo ugomba kuza twebwe ubundi hano muri Rise Up ntago icyambere nuko wowe ubwawe wiyumvamo ko ngomba gukina ntago tureba ngo impano wowe ugomba kuvuga ati njyewe nabonye babikina kuno barabikina numva ndabikunze aho ngaho tuvuga ati ngomba gukaraba nkambara nkisiga kandi kongera mama aho ngaho ngenzi neza ko umuntu ufite impano ukora ikintu agikunze akaza hano muri Rise nzi ko ari kimwe mu bintu muhita mumukundira mukamwinjiza ako ngako noneho yala ni mvuga ngo ni swingers kabisa mama Cyangwe umeze neza ubu rero ngiye kukwibariza ikibazo ukunda filime ukunda gukina filime bakenda bikunda ubu rero ugiye kuba umusitari hano hanze nyikumva muri mu mwijima waje urenze ntago baguha role rwose umuntu w'umusitari nkawe ntago baguha role itari buze iboostinga hano hanze uri kumva ubu ngubu none hatuvugana nuhe mukinnyi wa filimi cyangwa se umukinnyikazi wa filimi nyine urebera ukavuga ati nge shaka kuzaba nka runaka kuri actinga nkawe waba umuzi ngo umutubwire n'abafana tumumenye mama Zuru buriya mama Zuru urakina kuri njye mba numva mama Zuru turamusuhuje aho uri hose kabisa respect iyo ufite umuntu kunoma akavuga ati jyewe uriya muntu ndamwemera kabisa kubera we ngomba kuba we murakoze cyane rero uyu munsi mfite n'utundi tubazo mfite ibibazo byinshi noneho muranyizwa wabizindukanye uyu munsi nambaye agashati nabuze ni njye ntabajije aba bana basa gutya dore umuntu yes twagiye mu buzima busanzwe gukina filimi muba mwumva ari ibintu muzakomeza gukora cyangwa muri kugira ngo nyine mubikine muruhure mu mutwe hari abantu baba bashaka kwiruhurira mu mutwe ukaba wakina filimi muri kumva muzabikomeza dukomeze tubafane cyane tuvuga ati mama Cyangwe hejuru muri comment tugemo tuvuga gutyo gukina filime ni ibintu ukora ukunze yego ntago ari ibintu nyine hari n'abantu baba bafite imana ahubwo gukina filime ni ibintu ukora ukunze kandi ikindi gukina filime mwana bigamanye na stress ahari niko nabivuga uhuriramo n'inshuti abantu babonye umuti wa stroke ariko nubwo mba ndi inyuma ya kamera buramba ndi kubyumva uri kugenda urareba comment ugeze muri Rise Up ugasanga umukobwa uvuga gutya umukameramani watawe ukibabaye ko never banabasekeje abana ubundi hano bahita kwa mama bitwenge Aliane umaze igihe kingana iki wakitinga muri filimi amezi 6
ndumva ari ubundi turebye mu bintu nshaka kuba namaze nk'imyaka 2 ariko amezi 6 niyo navuga ko magaze neza ntajarajara najya hiryo hino. Yes, nakubaza ikibazo nk'umwateri numva umaze iminsi birambyemo ugerageza nyine kuba amajije kubyumva neza. Ni error bashobora kuguhereza hano ubu none nkahita nyiguha. Kabati reka iyo role sinayikina ndatashye. Ni error muri role bajya baguhereza igikuvuna. Je role zimvuna nta role ningiye n'imijyi imvuna nayo pe nayo ngewe cyaze wenda ibintu byo kuba naza ngambura ubusa aho yo ngo yamvuna ariko na role ngiye yamvuna uko yemeze kose ndapambana tu kandi ukayishobora. Wow, niwe mukinnyi tuba dushaka rero. Umukinnyi umeze gutyo wumva ko ari tayari igihe cyose script wahita muhaye script ati akira wowe urakina gutya akita bati ndi tayari. So mama Cyangwe niwe ngiye kwibariza urumva ari yiherore bazaguhereza muri Rise Up Media aho winjiye ukavuga ati reka Cyangwe sinayikina ndagiye. Okay, nanjye gukina nambaye ubusa byangora. Ako se kwambara ubusa muri kuvuga no gukuramo imyenda ukabunuza ukamera nkuko wavutse. Iyo role sibaho. Izo nziza mu bazungu. Ziko bakenyeye n'udusume. Muri Rise Up ubwo bakura kutyo mwana. Nyirebe navuze wenda kukinuze ku rugero rwanjye nge natanze iyo role niyo ishobora kumvuna nago nyine niyo ishobora kumvuna iramutse iriho kuko ubu ngewe ndi umwactrice n'ababeshye rero ngewe nkunda gukina filime wishakira ku boosting umba pa nzamura ya ano se agenda avuga ngo Aliane atavuga ati Arine oye ubundi niwe waje gende kugufana ubu none hatuvugana nakisiga n'amarangi kuko nkunda umuntu ukora ikintu kandi agikunze akirimo neza pay. Yes, none reka mbabaza ikindi kibazo cy'amatsika abantu bose bashobora kuba bibaza. Ndacyari muri sinema n'ubundi muba mwumva muri sinema nkawe Aliane umazemo iminsi muri sinema kwinjiramo hari ikiguzi kidasanzwe umuntu atanga ku buryo umuntu utarize se nyine utarabashije kujya mu ishuri bibaho ku buryo ataza ngo abikore abaye ari umuntu wiyumvamo iyo mpano. Umuntu utarabashije kujya ku ishuri yego yakina bigakunda. Yes, cyangwa gukoresha icyongereza gusa ntago yabishobora. Oya da ako kantaga ariko wamaze kubyica kare. Twebwe ubundi muri Rise Up Media icyacu nuko wowe ubwawe ukunda ibyo ukora. Ntago dukeneye ibyo byongereza it's okay. Nabyo biraza ariko ikintu twebwe tuba dushaka nukuzamura impano z'abanyarwanda babitinya bumva yuko ngo nge sinize oya wowe witinya tinyuka uze hano muri Rise Up Media tuzagufasha kandi nimba ushaka no kuvuga icyongereza nacyo uzakiga bitakugoye kuko hano twigisha ibintu byinshi. Ego Aliane urakoze ubise nibuka hari mushiki murumuna wanjye wo kwa mama wacu yari yarambwiye ati ngewe se mwana nakina filime gute kandi ntarize niki byagorana ariko niba muri Rise Up mubafasha ko nicyo cyongereza bakimenya bafashe baze uzajya ku mazi muri Amerika kavuga ati morning morning star azatavuga ati ya muri abakinnyi beza nageze kuri byinshi tangiranye rero bana ndi kuyamanika ngenda bona ari umuriro kabisa ubu sereka mbibarize nk'ikibazo ahanona ubu none hangiye nshaka ko mugiye kunyatingira akantu gato cyane nyine ubu ngubu none hangiye kubabwira ngo uwo nguwo abaye ari mama wawe mama cyangwa uri tayari kuba mama w'umuntu kuba mukase w'umuntu abo of course yes ubwo uri mukase nibyo ndi gushaka ko muhita mukora muhite munyatingira mukaso uri kumushibura nawe ari kugushibura byagarukira mudukinira ku kantu gatoyi no kubacukura
no kubamanura no kubazamura cyase Tinge nyine nko mutubwire ku magambo mutwatikintiye ku kantu nyine abantu bari guseka tute tubona muhise mubasenya. Okay. Umva se ngubwire weho mama. Hajya nguri mama. Cyagana ari umumoyeri hano aranyica neza kansaza. Iyo wirebye ubona. Gabanya imijinya wana. Njyewe se nta muntu ujya nzanaho iyo mijinya. Uri mama. Ariko nanjye ndakurenze bro. Sinkurenze. Ndakurenze. Nta kindi kintu wavuga kuko ikintu cya mbere urisekera wowe uri umva nakubeshya sigaye mbona usigaye warabaye 0 kuri njye yigose ariko higose ubona wuzuye ndacyagase umuntu akugiriye mu warakureze urakuze amabere araje none urumva igeri nigera urumva gabanya kuvuga urandeze ndakuze harya nkubaze ariko uva nkubwire rero wakagorewe nakubake nkwitangura mama hakubyibuke wowe mama wanjye nzihaye umugore kuko se yamisemo warubizi ibyo genda ubibwire aho umugabo wa wari hajya ngo ni data amaze iki se ko bari data sha arangije agenda azana ikigore cyaze ndakwanga mba numva nanakuramo inuze wowe ko ntacyo wabihindura se cyaze umva sinzi ikibazo ufite ndakomeje kukubera nyuma umva nkubwire n'undi munsi madamu narakubwiye nujya ungeraho njye Aliane jya ugabanya umunwa wawe ujye hasi kuko utazatuma nkukuramo ingoto umva ahantu nayishyira ntahuze uzimugira inama ugira inama nde narakubwiye ngo ubwo bwambo uzabwire umwana wawe no kubyara byarakunaniye uri ingumba surabivuga na soni ufite narakubwiye kuba warandeze ntabwo byakura kamubwiza ukuri kakanu nta nubwo akareba kandi mwisi ya sinema nibyo bibayeho barizapira rero cyanze umva nkubwire hari ikintu cya mbere cyaho kuba nabwira inshuti zanjye nuko Aliane nawe ujya umukoraho bro ndabasuhuje nizere ko mumeze neza musubire muri kamera ariwe yarandishe we karagaciyemo twongeye kubasuhuza mumeze neza ngiye kugusora umwana utoroshye nkagusora gafite imbaraga rese wowe ubona yigaragaza kuri yawe gafata byoroshye ari uzi ko nari ninyemo nanjye gafite imbaraga karagusora ari mera arabanza akakumva abundi nakabaye nka warebye uramureba ako nanjye nteye ubwoba buriya niko bundi kwihagaraho ariko byari iby'ubushinzi ariko nyine n'ababeshyi n'imbere nari numye niko bundi kwihagararaho buriya mwe ntabwo mubizi bareshagurika kamubwire ntukiyahure sheri rero kano kantu umukino kabisa muratinga neza yes reka uyu munsi rero mbabwire ngo niritabanye nk'ibisanzwe ndacyari ku shooting abasitari hano ebana baratwemeje cyaze niba utemera nawe ushobora kuba ufite ikibazo bro yes tugana ku musozi rero mbibariza akabazo k'amatsiko Rise Up Media yakira abakobwa gusa cyangwa harimo n'abandi bantu benshi abasaza abamama ingero zose Rise Up Media yakira ingero zose ntabwo ireba ngo pfa kuba wowe ubwawe ugejeje mu myaka 18 aho ngaho uba wakifatira imyanzuro wakifatira ibintu kuri wowe bishobora kuba ihame ko na leta ivuga yuko umwana w'imyaka 18 aba yemerewe kuba yagira icyo akora muri leta
yego uri muri Rise Up rero twebwe upfa kuba ufite guhera ku myaka 18 kuzamura ukagera mu buvivi we wiyumvamo uvuga ati ngomba gukina turakwakira. Wowe wiyumvamo ugomba gukina turabaha akanimero nimuhite mugenda. Yes, mbabaza ikibazo cya nyuma ari nacyo kiri usezera abafana kugira ngo tugane ku musozo. Mama Cyangwe niwe ngiye guhera. Mama Cyangwe uracyameze neza cyane, urasa neza kabisa, urakeye pe, arasa nk'amata. Dore ikibazo cya mbere ngiye kukubaza niki wabwira abafana bagufana cyangwa abantu bagiye kugukurikirana none tuvugana bari kukureba, ni igiki wababwira bakwitegaho ejo hazaza? Uzaba umeze ute? Uzaba uri umukinnyi udasanzwe cyangwa uzaba warabivuyemo? Gira ikintu babwira ku bantu bagukunda bagufana, bimeze biti tubwire. Okay, ku bantu bafana Mama Cyangwe magaze bwuma. Yes. Ibintu byo kuva muri ibi bintu byo sinabikora. Nago wabateguha muri make, uracyabatamo, uracyabaha iki Mama Cyangwe, aracyabaha Ibyangwe byi agenda bahaye tapi. Bo none ubagende bakuba 5 kuri 5. Yes. Mama banadukurikiye. Wow. Nugo twika twimanuke. Bahite bakora akantu kakazogera kugira ngo ujye usharinga bahita Mama Cyangwe yahageze. Yes, Aliane nawe twakugarutseho tugana ku musozo. Ni igiki wifuza cyangwa se wabwira umufana wawe umaze amezi menshi agukurikira cyangwa imyaka myinshi agukurikirana ugukunda? Okay, urakoze. Njyewe ikintu namubwira ni ugukomeza kunkunda. Ugomba gukomeza kunkunda kuko nanjye nkomeza kuguha ibyo ibituma unkunda. Ntago njya ndekera kamera wisuvuga ngo wankunda utankunda ngenga ikizima nuko wambonye ngo kutankunda kwawe ngo ni inyungu za. Yes, bundi niko bimeze. Wagenda mu mujyumwe njye wunda aho bishyushye ni honge. Yeah. Njye ntago nzi kuvuga ngo ntago njye mu bintu bikonje. Never. Ubu ni njyewe ndi umwamikazi muri sinema. Yeah. Yes, ndabifuriza amahirwe n'imigisha cyane, muzamuke mu posting mu kubita mugenda muhure n'ibyo byamamare mufana muri ibyo byamamare mwireferaho. Yes, ni igiki kintu umuntu yagukorera Mama Cyangwe kikakubabaza muri ubu buzima? Kabari byinshira. Mama Cyangwe ujye kutubwira ibintu bibiri by'ingenzi uvuga ati ibi byo ubikoze nababara pe wabunkomerekeje. Niciye nk'umwana byambabaza. Ikindi cya kabiri. Sha. Biramusaba gutekereza pe. Bisaba gutekereza. Njye nanjye nifuje kuba nabaza umuntu kuduhostinga pe cameraman wacu. Njye nshaka kuba nakubaza akabazo gato biremewe. Baza nta kibazo. Kabiri mu kiganiro. Sorry, nimba muri mu kiganiro. Rero muguretse ndakwingiza. Turacyari kuri Aliane Mama Cyangwe urakoze cyane turagushimiye. Turacyaboostinga. Bana mumbawe. Guys, ngarutse gutera bwa kabiri. Nzaye nasanze ari live mutaradiyamiye neza. Mumeze neza ariko Mama Cyangwe. Narinje okay ureba kabanze mbasuhuze mumeze neza. Tumeze bo. Ariko ngo nabangura umukinnyi muri Rise Up. Uba muri Miss muri gutwika. Nawe ari gukina muri la filime iri gutwika iri kujya hanze. Ngo nuri muri mu mwishi. Naramubonye aratwika bro. Okay, yes.